Ibihe byiza kabisa kuri mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza kabisa. Tuje muri wa mwanya wacu wa Know Now kabisa. Uyu munsi noneho biragenda gutya. Je suis Ginon. Je suis Judy. Non, je suis Judy. Je suis Judy. Ouais, kid. Ya mukibona Juno Kizigenza ndetse n'uwo mukobwa w'Judy mushaka se bose ngiye kubavuga oya. Ngiye kubabwira ese Juno Kizigenza ni muntu ki, avuka he, akomoka he n'ibindi bigiye bitandukanye, yize he, byinshi byose mumwibazaho. akunda iki, sheri we ninde kabisa. Ndaje mbibatemo muri aka kaganiro kagufi. Niza umwanya wawe ukore subscribe uwo munsi nze mbagezeho byinshi kuri Juno Kizigenza. Amazina ye bwite yitwa Kwizera Jean Bosco Junior kabisa. Yavukiye mu mujyi wa Kigali mu Bugarama mu karere ka Kicukiro, ariko avuga ko bagiye bimuka cyane ku buryo pirimeri yayize hafi mu bigo birenga 8 kubera ukuntu iwabo bari bakenye kabisa, bahora bimuka cyane. Ariko yasoje amashuri mu mwaka wa 2019 mu ishami bita MEG, asoreza ku Gahozo. Juno Kizigenza ubundi mu nzozi ze ntihari harimo kabisa iby'umuziki, dore ko yakuze akunda football kurenza ibindi byose kabisa. Avuga ko yacaga ku ruhande kabisa, yumvaga ko ari byo bizamutunga ndetse iby'umuziki byo reka. Yaje kwinjira mu by'umuziki nk'uko yabyivugiye ubwo yazaga kuvunika, hanyuma mu kigo akabona nta kindi kintu yaba ari gukora, akajya ajya gucuranga, hanyuma abantu baza kumubwira akabikora neza cyane, niko gufatiraho akora kava nyinshi z'indirimbo, harimo nk'iyo yamenyekanye cyane ariyo yise ngo fata umwana kabisa ya Olomide. Yari yayishishuye, avuga ko yanashishuye indirimbo ya Bruce Melody bita Katerina, uretse ko itigeze imenyekana, dore ko ari nayo yatumye ahari amarembo ye afungurwa kabisa yo kwinjira muri kariyeri y'ubuhanzi, kuko ngo ku kigo yigagaho hari hariho umuntu ukora muri management ya Bruce Melody ariwe bita Nando. Hanyuma biza guhurana n'uko Juno Kizigenza yashoje ku ishuri, Bruce Melody ari mu nzira zo gufasha abahanzi, dore ko yari yamaze gufasha Keneso ndetse na Juno Kizigenza aba yiyongeyemo bamufasha gutyo. Juno Kizigenza rero avuga ko ashimira Bruce Melody cyane, kuko iyo atabaye kabisa uyu Juno Rutwitsi muzi ntimuba mumuzi, kuko iwabo bari mu muryango utifashije byatari, ku buryo n'icyo kurya byabaga ari ngo orabahizi. Juno Kizigenza avuga ko ikintu cyamubabaje ari ugutakaza umubyeyi we, abivuga agira ati yapfuye arwaye, yari amaze nk'amezi nk'atandatu arwaye, nyine narabibonaga ko ashobora kuzakomeza n'ubundi, to be honest. Then nari ndi ku ishuri icyo gihe tu, nk'uko nakubwiye nari stubborn byatari n'iki. Rero nibwo nari nkigera ku ishuri, nsubiye ku ishuri tu, kumwe vacancy birangiye tu, umve ko umunsi nagiye ari nawo umunsi papa yapfuyeho tu. Rero hari event z'ukwa kane, kumwe igihembwe rimwe mugiye gutangira igihembwe cya kabiri tu, then ngera ku ishuri nabimenye umunsi ukurikiyeho tu, urumva. And then urumva nyine aba ari agahinda ka danje, burira n'iki, urumva. Then baza kumfata ku ishuri ndataha, then nyuma yo gushyingura papa tu, nsubiye nko ku ishuri nagiye narabaye timide byatari, ntakivuga ibana nicecekeye byatari, kakavuyo kose karashize. None ndi muri tronc ngiye gukora exeta, nyine urumva biba bigoye man. Ku by'urukundo Juno Kizigenza yavuzwe mu rukundo na Ariel Ways, ariko kugeza na n'isaha nta mukobwa n'umwe bizwi ko bari mu rukundo cyangwa se bakundana. Gusa ikindi wamenya kuri Juno ni uko akunda BR cyane, nyuma yo kuva muri studio ndetse no gukina football kurenza ibindi bintu byose kabisa. Nshimira twabanye muri video bitangiye kugera irangiye, mwari muri kumwe na Smile King Bruce TJ. Kora subscribe uwo munsi nimba hari ikindi cyamamare ushaka ko
ko azabagezaho ibyacyo, uduhe comment kabisa ndazisoma nanazisubize. Ibihe byiza, God bless you everyone.